bro abantu bararakaye Efrem aramuze ngo ari kandi ndabaramukije mwese mubikurikiye muri ahenshi hatandukanye mu mpande z'isi ubwo nivuga mu mpande z'isi zitandukanye harimo abari muri Amerika na Canada harimo abari muri Afurika muri make rero reka mbabwire ngo amahoro y'Imana n'abane namwe tuje hano kugira ngo tuganire tuje hano kugira ngo twungurane ibitekerezo bijyanye na sije uyu munsi yateguwe iruhande rwanjye rero ndi kumwe n'umusore umeze ute meze neza cyane nitwa Olivier presenter w'iki kiganiro nawe uribwira abadukurikiye nanjye nitwa Hitimana FM niwe tugiye kujya kuganira uri muri studio za Nabaye TV Rwanda yego turi kumwe hanyuma Efrem rero niwe tugiye kubana cyangwa se niwe mutumirwa uyu munsi dufite mu kiganiro urabutubwira cyangwa se aduha ibitekerezo bitandukanye kuri sije uyu munsi yatanzwe yego umunsi rero dufite sije ebyiri ya kabiri ifite A na B iya mbere rero iravuga ngo kubera icyo abantu b'iyi minsi barakaye yes abantu b'iyi minsi bararakaye bro cyane kabisa kabiri sije ya kabiri iravuga ngo ni ikihe cyaha ubwo ndabaza uwo turi kumwe hano ariko nawe nkubaza kandi nanakubwira ngo izi sije wemerewe kuzitangaho igitekerezo ukandika hasi muri comment ukavuga ngo ngiye iyo sije ya mbere nayivugaho iki ibitekerezo byanjye byari ibi kabiri ukandika no kuri sije ya kabiri ukavuga ngo nanjye ibitekerezo byari ibi turaza no kugira umuntu umwe ku murongo wa telefone tumubwire cyangwa se tumubaze nawe uko byumva cyangwa se tumubaze nawe igitekerezo yatanga kwisije nawe tumubaze turaza no kugira umuntu umwe ku murongo wa telefone nawe tumubaze igitekerezo yatanga kuri izi sije cyangwa se kwa topic tugiye kuba tuganiraho Efrem hanyuma turi no ku muhanda azusi nkuko mubibona turi ku muhanda yes turaza gufatirana umuntu umwe urabutangutse hano tumubaze nawe igitekerezo cye yatanga kuri izi sije tugiye kuba tuganiraho Efrem reka dusenge rero mbere yuko twanze nibyo tubaye Imana gusenga turagushimye Imana ibintu byiza uremeye byo kugira ngo tuganire hari amasije cyangwa topic tugiye kuba tuganiraho bane natwe kandi duha umugisha hano kuri Nabaye TV Rwanda kuruta uwabisi batanga nk'umugisha buri wese udukurikiye urakoze amen Efrem ndumva twakwanzika insanganyamatsiko yacu ya mbere iravuga ngo kubera icyo abantu b'iminsi barakaye kabiri ni ikihe cyaha ubona uruhande rwawe ushobora kuzakubuza ijuru ubwo ushobora kubusenga hanyuma ariko hari icyaha kimwe cyakubasa cyangwa se ubona nawe cyakunaniye icyo nicyo mbaza kabiri ni ikihe cyaha ubona abakristo muri rusange bahuriyeho ari benshi cyananiye ushobora kuvuga ngo aba bantu barasenga itorero rasenga cyangwa se nawe dutunga urutoki aka kanya turavuga abakristo muri rusange uvuga ati iki cyaha kiri kopira mu bantu basenga gishobora kuzababuza ibyo bintu tugiye kuba tuganiraho Efrem hanyuma reka dutangire uri umukristo ariko mu buzima busanzwe Efrem ni umukristo good ubwo rero reka duhere ku ngingo ya mbere ingingo ya mbere iravuga ngo kuri icyo abantu b'iyi minsi barakaye bro nawe warakaye ariko abantu bararakaye cyane nanjye nishimye ntabwo wishimye no mu buzima busanzwe ntabwo ari buri gihe ariko hari igihe kigera nk'uko karaka nawe uri umurakare cyane uri umurakare ntabwo ari cyane ariko ni umurakare Efrem ati ni umurakare ariko abakristo bene data mwere kurakarira iyi si se wayirakarira ukageza he Bibiliya iravuga ngo iyi si ni intambara n'amakuba so we are here to fight ariko uzi yuko muri iki gihe umuntu Efrem uzi ko twaba duturanye mu gipangu ukarya nkabura hari icyumweru uzi ko zikurara ugira icyo wibwira wari ubizi cyane rwose ushobora kurya icyumweru kigashira kandi nzi y'umurabura bitewe n'iki n'isi nyine yararakaye
Yesu ubundi ku kibihe Bibiliya iravuga ngo ibihe ntibikabamaremo imbaraga z'umutima. Imbaraga z'umutima gufasha birimo ariko abantu bararakaye ibihe bisigaye bibahindura none si ngo imbaraga z'umutima baracyazifite. Imbaraga z'umutima urukumva zaratakaye niba abantu bararakaye mu gihe zashobora kurya ndaburaye urumva nyine ibintu byarahindutse Ibintu byarahindutse cyane ushingira ku kivuga ko abantu barakaye. Ikintu cya mbere nshobora gushingiraho kigaragaza yuko abantu barakaye nk'iyo urebye byonyine niyo uri kugenda mu muhanda ukaba utatekereza kuba wagira hariya nk'ahantu bari guteka ngo bazi icyo kurya kandi uzi gusonga bakibuhe ibintu byose bisaba biki ubanze ngo wishyure urajya ahantu hose Pastor uretse wisetsa noneho usanze abantu batetse ukabasubije Imana hano turi ndabizi ko tuzi none se wasanga abantu batetse ngo mu byo kurya nothing for free ndabizi so niyo mpamvu wari uvuze ati ese kuki abantu barakaye turi kugendera ku bantu abatuye muri Kigali n'abatuye ahantu hose none se reka nguhe n'urundi rugero nk'ubu ngubu ejo bundi nari ndimo ndagenda hari impanuka yari ibereye hariya Kimironko nkaho bagiye gutabara ahubwo bagenda bajya kugera gute gusaka abo bantu barimo barasanga urumva ni ikibazo gikomeje kugora efure uno narandangije uziko hano harakaye ubu ngubu umuntu asigaye apfire mu mpanuka aho kugira ngo biruke bajya gutabara ahubwo ugasanga wahageze bwa mbere bararwanira gukora mu mifuka baratangurana gukora mu mifuka cyane ugasanga arimo ararwana no gutwara telefoni igikapu mbese buri kimwe cyose asanze aratwara instead yo kuba yamufata akamukura mu modoka akaba yamwihutishiriza iki ubutabazi bumufasha ahubwo aramufata amusaba numva abantu barahindutse kandi byahoze bite ubundi mbere uko ntekereza nk'iyo kesi uhuye nayo imbere ikintu cyabaga hari icyo bita first aid bavuze ngo first aid ubwo twari mu cyongereza bro warize man yego first aid ni sobanura umuntu banzu defining yisobanura mu Kinyarwanda first aid ni it's a way you help people with problems in emergency way urashe ku ntego emergency n'ubutabazi buri emergency ushobora guha umuntu sibyo yego hanyuma mbere ubundi ikintu cyabagaho nicyo kintu iyo cyabagaho cyane mu Banyarwanda A1 nashobora guparika imodoka yanjye nkagera nkahira ibyatsi nkayitanza nkavuguta first aid nkavuguta imiti nkamwitaho mu gihe dutegereje yambangukira gutabara ariko ubu ngubu nk'uko wabivuze araza agasaka ibindi bikazanye abantu bararakaye wowe ubyumva gute